Reka rero dutangire n'igice cya mbere cy'ibyaranze umunsi mu mateka. Turi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025, dusubira inyuma ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri mu kinyejana cya 15. Kuri ino tariki turasanga itabaruka rya Papa Martin wa gatanu. Odone cyangwa se Odone Corona niyo mazina Papa Martin wa gatanu yahawe n'ababyeyi ubwo yavukiraga mu gace kitwa Genesano hagati neza mu Butaliyani muri leta za Papa. Odone Corona niyo mazina yahawe n'ababyeyi, bagenekereza ko yabaravutse hagati itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1369 cyangwa se niyo tariki ya 25 z'ukwa mbere 1370. Ni ukuvuga ngo bangenekereza aho ngaho, iyo tariki yo ntago yanditswe neza icyo gihe. Ni umupapa muri rusange ufite ibigwi bitangaje, turaza no kubibona kugera ku itorwa rye ndetse n'ibikorwa yakoze. Yatowe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1417, yimikwa nyuma y'iminsi 10. Turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1417. Yitabye Imana rero ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 1431, yujuje neza imyaka 13 amezi 3 n'iminsi 9, ari umusimbura wa Petero Mutagatifu ku ntebe nkuru ya Kiliziya. Yatowe azungura Papa Gregory wa 12 nawe azungurwa na Papa Eugene wa 4. Amazina y'ababyeyi be arazwi neza. Ise yitwaga Agapito Corona, naho nyina akaba yitwaga Caterina Conti. Mu busanzwe yavukiye mu muryango wifashishe ukomeye rwose muri kara gace kitwa Genesano, ni hagati neza mu gihugu cy'Ubutaliyani, icyo gihe hari muri leta za Papa. Kwa ko yavutse mu muryango wifashije, ababyeyi be bagiye kumwigishiriza mu mashuri ndetse yiga amategeko muri Universite ya Pisa, ni mu majyaruguru, mu gice kigana mu majyaruguru Butaliyani. Amategeko ahayize nta gushidikanya ko yaba yarize amategeko asanzwe, ni ukuvuga droit civil, ariko iki gihe ibiya yitaga amategeko ya Kiromani. N'ubundi uburyo amategeko yandikwa, buryo agenzurwa, bifitanye umurage cyane na droit Rome cyangwa se umusekuruza wabo w'amajye mategeko amenshi yavomwe mu muco w'abaromani. Nibo bayibaye abambere mu kwandika amategeko, nubwo tuzi ko atari bo bambere ku nyoko muntu. Yizerera amategeko, ariko kubera ko nayo yihaye Imana kandi kiriya gihe byari byoroshye kwiga amategeko asanzwe droit civil, ndetse ukigana droit canonique, amategeko ya Kiliziya, kandi yose yigishirizwaga muri Universite ya Pisa. Ingingo rero yumvikanisha ko yaba yarize koko n'amategeko asanzwe kimwe na Kiliziya muri Universite ya Pisa. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 1405 nibwo Papa Innocent wa karindwi yabonye ubukerebutsi bwe ndetse n'ubuhanga bwe, noneho amushyira mu rwego rw'abakardinali diacre. Akaba ari urwego yashaka kuguha ibiranga ubukardinali, uri umudiyakoni kubera inshingano nyinshi ufite. Ntabwo bivuze ko ubu utazahabwa isakamento ry'ubusaserdoti igihe kigeze cyangwa se ubwepiskopi, oya, ahubwo bihabwa nyuma, ariko ushaka guhabwa titre ya cardinal diacre kubera ubutumwa birumvikana muri icyo gihe cyane Papa yabaga agutumyemo. Ni Papa rero Innocent wa karindwi wamushyize mu rwego abakardinali diacre. Turi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 1405, ndetse atanamuragiza bazirikana n'ubu ikiriho, ni bazilika yitwa Basilica di Santi Giorgio in Velabro. N'ubu ngubu iyo bazilika iracyariho, Basilica di Santi Giorgio in Velabro, niyo turi kubona ku nyakira amashusho, ikaba ariyo yaragishwe. Ingingo mvikana ko atayimuragisha idahari, ahubwo birumvikana ko muri uwo mwaka wa 1405 iyi bazilika yari iriho. Kubera ko ari mu rwego rw'abakardinali, yagiye agira uruhare muri konsili zakurikiranye zagombaga gukemura ikibazo cyari gikomeye muri Kiliziya y'icyo gihe.
ni konsili ya Pisa mu mwaka w'igihumbi magana ane n'icyenda ndetse na konsili ya Constance hagati y'umwaka w'igihumbi magana ane na cumi na kane n'igihumbi magana ane na cumi n'umunani. Izi konsili twazigarutseho ndetse ni nimwe mu ngingo ikomeye yaranze ubuzima bwe, tubyibutseho gatoya. Habaye ikibazo igihe umupapa wayoboraga kiliziya ya Avignon afata icyemezo cyo kugaruka i Roma. Turibuka ko papa Urban wa gatanu afata icyemezo cyo kujyana kiliziya ya Avignon. Ni ikibazo cyari gikomeye, ariko binatewe n'umwami w'Ubufaransa witwaga Ludovico wa kane Robert, niba nibuka neza, yarashyize igitutu cyane kuri kiliziya. Uwo papa rero Urban wa gatanu, kuko nawe yari Umufaransa, yumva umutekano we wazarindirwa yazaba atekanye ari Avignon. Iyi Avignon ni mu majyepfo y'igihugu cy'Ubufaransa. N'ubundi hahoze ari ubutaka bwari buriho ibikingi binini ndetse n'inyubako zikomeye z'abihaye Imana. Guhera mu mwaka w'igihumbi magana atatu na karindwi kiliziya yayoborewe i Avignon kugera mu mwaka w'igihumbi magana atatu na mirongo irindwi n'umunani gukomeza, nibwo noneho abapapa bakurikiranye muri iyo myaka bose bayiyoboye kiliziya i Avignon ko bagiye bakurikirana. Twabigarutseho. Umupapa ro wari wimye, ndumva ari Papa Gregory wa 12, afata icyemezo cyo kugaruka i Avignon, kugaruka i Vatican. Ageze i Roma aratabaruka. Abakaridinali basigaye i Avignon birumvikana bari biganjemo Abafaransa nabo mu majyaruguru y'imisozi ya Alpes, batora undi mupapa. Abakaridinali bari i Roma nabo batora umupapa wundi wagombaga kuzungura uwo tabarutse. Twabigarutseho. Bityo kiliziya bigize abapapa babiri. Ni schisme bayita Grand Schisme d'Occident, ariko itandukana n'iyo mu mwaka w'igihumbi na mirongo itanu na kane. Birumvikana ko kiliziya irigize abapapa babiri. Hanyuma noneho haboneka baravuga abakaridinali bamwe bajya ku ruhande bavuga ariko ibi bintu ntago ari byo, reka duteranire Pisa dutora undi mupapa bariya tubasabe ko bavaho. Ngiyi konsili ye Pisa mu mwaka w'igihumbi magana ane n'icyenda. Nibihe bitari byiza bidashimishije, ariko na amateka kiliziya yanyuzemo n'isi muri rusange. Bityo habato umupapa w'Pisa. Noneho aho kugira ngo haba abapapa batatu, babiri haba abapapa batatu, ariko mu by'ukuri babiri ntibari bemewe, hari hemewe umupapa w'i Roma, no wari waratoye mu buryo kiliziya yemera. Byaje gutera ikibazo rero ku buryo abapapa bose basaga naho bagabanye umugabane w'Uburayi wose. Nguko uko yaje guterana inama nkuru ya kiliziya ya Constance, twabigarutseho mu bigano byatambutse, iterana gato mwaka w'igihumbi magana ane na cumi na kane irangira mwaka w'igihumbi magana ane na cumi n'umunani. Noneho iyo nama isaba ko Constance ni mu majyepfo y'Ubudage, noneho n'umudugudu n'umujyi n'umugura cyari witwa Constance. Noneho abapapa bose bemera kuvaho. Ntago bose bigeze bitabira iriya konsili, ariko intumwa zari zibahagarariye zafashe icyemezo mu mwanya wabo, bose bemera kuvaho. Nibwo rero hatowe uyu Papa Martin wa gatanu. Yari umumonaki, bamuziho ubuhanga, bamuziho ubushishozi. Ni nayo mpamvu turaza kubona ko yahawe ibyiciro by'ubusasaridoti byihuse, kuko yari umukardinali diacre, ariko yatarahabwa ibyiciro byose by'ubusasaridoti, kuko tubizi ko ari bitatu: ubudiakoni, birumvikana, ubusasaridoti ndetse n'ubwepiskopi. Ni muri uwo mwuka rero yatowemo. Bose kandi barabyemera, bityo iyo schisme, uko gutandukana, uko kutumvikana kuba gushyizweho iherezo. Ni ibihe kiliziya yanyuzemo.
yahawe rero ubusaserdoti ku itariki ya 13 z'ukwa 11. Birumvikana ni iminsi 2 nyuma yo gutorwa kugira ngo azimikwe yarujuje byose, ndetse bukeye bwaho ku itariki ya 14 z'ukwa 11 ahabwa ubwepiskopi. Birumvikana ko rero yatowe mu bihe bigoye, mu bihe yagombaga kongera kubumbira hamwe kiliziya. Bimwe mu bikorwa byinshi yakoze nuko yateguye croisade zagombaga kwerekezwa ku mugabane wa Afurika kugira ngo arwanye ibikorwa byo gushora abantu mu bucakara. Iby'ubucakara, gushyira abantu mu bucakara, byatangiye ahagana mu myaka y'1390 ndetse no kuzamara kugera mu myaka y'1400, ubwo abanyaportugali bari bamaze gutera imbere, ndetse n'abanyespanye ariko cyane cyane abaportugais mu buhanga bwo kuyobora amato mu nyanja ndetse no kogoga ibindi bice by'isi, bajya kwigara ubutaka bwaho. Aha rero muri bwa bushishozi bw'abapapa basanze ari byiza kwihanangiriza aba bakoroni cyane cyane abanyaportugali, kwitonda kugira ngo bataza kwishora mu bikorwa byatuma bashyira abantu mu bucakara, kuko abantu bose bangana imbere y'amaso y'Imana. Nguko uko rero mu mateka muranga hagaragaramo iyi croisade yerekejwe ku mugabane wa Afurika. Ntago bavuga neza ibice yerekejwemo, ariko ntago umuntu yaba ari kure y'ukuri avuze ko ari igice cyarebaga cyane cyane mu majyaruguru ya Afurika ahakikije inyanja ya Mediterane. Birumvikana kuko niho hari harageze amajyambere cyane cyane guhera mu myaka za 400. Kubera ko ari umupapa, avuga ko ari umupapa warangwaga no kwiyoroshya no guca bugufi no gutega amatwi. Izo ndangagaciro nziza za gikristo zanatumye abana neza n'umwami w'abami w'ingoma y'abami bo mu burasirazuba witwaga Manuel wa kabiri. Twibuka ko dukunda kubigarukaho nuko ingoma y'abami b'abaromani bo mu burasirazuba yari ifite icyicaro i Constantinople, yabayeho imyaka irenga 1000 nyuma yuko ingoma y'abaromani bo mu burengerazuba ihirimye. Aba rero nabo bifataga nk'abarinzi b'ukwemera kwa kiliziya, cyane cyane ko muri iki gihe ntabwo hari hakavutse idini ry'abaorthodoxe rizavuka nyuma. Yabanye rero n'uyu mwami w'abami Manuel wa kabiri. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1425 niwe wafashe ya mbere mu gushinga universite na n'ubu ngubu ikiriho Université Catholique Louvain. Iyi niyo izabyara Louvain-la-Neuve vuba mu myaka y'1960. Ngiyi Université Catholique y'Louvain mu gihugu cy'Ububirigi. N'ubu ngubu dusuhuze abanyarwanda bahigamo, barahari benshi, abasaserdoti, abihaye Imana, harimo n'abarayiki nka Professeur Jean Paul hatanga amasomo. Niwe rero washinze universite ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1925. Turibuka ko ari hamwe mu ngendo nyir'ubutungane Papa Francisco aheruka kugira mu kira gihugu ubwo yahimbazaga yubile y'universite yari yujuje. Birazwi ko uyu mupapa bimwe mu bikorwa bindi yakoze bikomeye ni ukurengera Abayahudi. Abayahudi bahuye n'ibibazo byinshi byanagejeje kuri jenoside yabakorewe mu mwaka w'1939 kugera muri 1945 mu nkambi z'urupfu zaziri mu Budage, muri Polonye ndetse n'ahandi. Ariko Abayahudi mu ruhererekane rw'amateka y'isi bifitemo umwanya w'amateka ashaririye banyuzemo. Aba batangiye gutotezwa kera babanje kugerekwaho urupfu rwa Yesu Kristo, ndetse n'umuntu wese washakaga kubikiza yaravugaga ngo nimwe mwishe Yesu Kristo, bakabihorwa. Ayo ni amateka banyuzemo. Ibyago byinshi isi yagiye inyuramo, hajya hashakwa ba nyirabayazana abazaga imbere n'Abayahudi. Turibuka ubushita burimbura Uburayi mu myaka y'1300,
na 30 kugera imyaka y'1370. Ubushita bwarimbuye Uburayi buturutse mu misozi ikakaye yo muri Aziya yo hagati mu gace gashakirwa ubungubu muri Mongolia, kugeza bugeze mu majyaruguru y'umugabane w'Uburayi mu Bwongereza n'ahandi. Ubwo ntituvuze ko bwageze mu Burusiya, bubanje kunyura mu Butaliyani, mu majyaruguru ya Afurika n'ahandi. Abayahudi babaye ba nyirabayazana bavuga ko aribo bateza ubushita. Hishwe benshi, bamwe bagiye batotezwa. Uyu rero ni umwe mu bapapa uzi imbere mu bapapa bagiye bashyira amategeko arengera Abayahudi. Reka tugaruke no kubwicanyi bwakorewe Abayahudi hagati y'umwaka w'1420 n'1421. Hari ku ngoma ye yafashe icyemezo rero, avuga ko abakristo bose bazishira mu bikorwa byo guhohotera ndetse no kugera ku kwambura ubuzima Abayahudi ku mugabane w'Uburayi, bashaka no kwirukanwa muri kiliziya, icyo bita excommunication. Yarabikoze rero, cyane cyane Abayahudi barengewe icyo gihe n'Abayahudi bari mu mujyi witwa Vienne cyangwa se Vienna. Yatumije kandi ayobora consistoire enye zarememo abakardinali 17. Akaba rero ari umupapa watowe nk'ingoboka, nk'umurengezi wa kiliziya witabara mu bihe by'amage byabirimo, kandi akora ubutumwa bwe neza imyaka 13, amezi 3 n'iminsi 9. Dukomeza n'ibindi byaranze uyu munsi mu mateka, reka tuve kuri Papa Martin wa gatanu, none tugere mu